Ndabasuhuje, ndabakunda, ariko Imana yo ikabakunda kurutaho. Ndashaka kukubaza iki kibazo: ese waba warigeze kurota usa nabi, wanduye cyangwa wiyumva ufite umwanda mu nzozi? Ibi icyo ugomba kumenya ntabwo ari ibintu byo kwirengagiza niba warigeze kubirota, kuko ari ubutumwa bw'ingenzi kandi bukomeye Imana ishobora kuba yarakugejejeho cyangwa yarakubwiye, ntabwo ukwiye kubyirengagiza rero. None se ngubaze ikibazo cya kabiri: waba warigeze ubyuka wibaza impamvu wiyumva gutyo? Ibyo rero bishobora kuba bifitanye isano n'ubuzima bwawe bw'imbere cyangwa se ibitekerezo runaka wabitse. Muri iyi video rero ngiye kukwereka ibisobanuro bigera kuri 20 byimbitse byo kurota usa nabi cyangwa se wanduye, kandi icyo ukwiye kumenya ni uko igice cya nyuma gishobora guhindura ubuzima bwawe cyangwa se guhindura uko ibintu wabibonaga mu buryo bwa burundu. Icyo nagusaba ni kimwe, ni uko wihangana. Iyi video ni nto, ni ngufi, ukayireba kuva ku itangiriro ukagera ku musozo, uko ushobora kumenya ikintu runaka utari warigeze umenya mbere. Kandi iyo ubisobanukiwe biguhereza formule y'uburyo ukuyemo gusenga. Niba warigeze kurota usa nabi cyangwa se ukarota wanduye, uyu ni umwanya wawe. Ushobora no kuba utari wabirota, ariko wabikurikirana, hanyuma wazabirota ukazahita umenya ngo bya bintu bisobanura gutyo, inzozi ugahita uzisobanurira utamanje gushaka abagufasha kuzisobanukirwa. Kuri iyi nshuro ndashaka kukubwira ibisobanuro bigera kuri 20 byo kurota usa nabi. Niba warigeze urota usa nabi, uyu ni umwanya wawe nshuti yanjye, kugira ngo usobanukirwe n'ibisobanuro 20 byo kurota usa nabi. Mu by'ukuri reka turehere ku busobanuro bwa mbere. Niba warigeze urota usa nabi cyangwa se wanduye, ibi bintu bivuze iki? Bishobora gusobanura stress cyangwa se bigasobanura imyumvire yo kwigaya. Ikindi mu buryo buri spirituel bishobora gusobanura ibyaha biri ku buzima bwawe, kuko Zakariya yarabivuze, marayika w'Imana yari ahagaze, Satani ari iburyo bwe, kandi yari ahari kugira ngo amurege. Bibiri kavuga ko ngo yari yambaye imyambaro y'ubizinga. Rero umenye yuko kurota wanduye biba bisobanura ibizinga, kandi ibizinga bivuza ibyaha. Ikindi cya kabiri, mu buryo busanzwe ushobora kurota wanduye, ariko bikaba bivuze stress cyangwa se bigasobanura yuko hari imyumvire ufite runaka yo kuba urimo kwigaya. Reka turebe ubusobanuro bwa kabiri: kurota wanduye mu myambaro. Nurota ukarota mu myambaro yawe ariyo yanduye, icyo gihe biba bivuze ko hari ibitagenda neza mu myitwarire yawe. Nurota ukarota imyenda yawe niyo yanduye, ariko we usa neza gusa ukabona imyenda wambaye niyo yanduye, biba bivuze yuko hari ibintu bitagenda neza mu buryo bw'imyitwarire yawe. Hanyuma dukomeje n'ubusobanuro bwa gatatu, unyemerere manze nshimira abantu bose bakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Kandi nshimiye n'abantu bose bumviye video hanyuma bagakanda like, ko like biba biduhereza imbaraga, bitwereka ko ibintu byacu twabikunze. Ni kuri ako gakumwe kareba hejuru. Rero iyo ugakanzeho biduhereza imbaraga, biduha motivation. Abantu mwese mwakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Abanyuma batarabikora namwe, wenda ubwo ni igihe kitari cyagera, igihe nikigera namwe mukabyiyumvamo muzabikora. Cyane ko gukora subscribe bituma ubona n'ubundi busobanuro bw'inzozi zose tugiye, ibindi biganiro by'ubusobanuro bw'inzozi byose dushyizeho, uba mu ba mbere guhita ko ubibona. Reka durebe ubusobanuro bwa gatatu. Niba wararose ukarota wanduye umubiri wose, bivuze yuko ushobora kuba wumva uremerewe
n'ibibazo byinshi cyangwa se ko ugiye kwinjira mu gihe cyo kuremererwa n'ibibazo byinshi. Ubusobanuro bwa kane, ushobora kurota usa nabi kandi uri mu ruhame. Ibi biba bisobanura kuba hari ibintu runaka bigiye kukubaho, bigiye kugukoza isoni cyangwa se ugiye gukorwa n'isoni, cyangwa se bigasobanura yuko ujya ugira ubwoba bwo gucirwaho urubanza. Ubusobanuro bwa gatanu, kurota abantu bakubona wanduye. Ibi bishobora gusobanura kubaho wumva abandi bakugaya. Kurota abantu bakubona wanduye, ibi biba bivuze ko ushobora kuba ubayeho mu buzima ariko abandi bose bakugaya. Tutari twavuga ubusobanuro bwa gatandatu, reka mbibutse iki kintu. Tugira amateraniro kuri Zoom, tukayagera kuri YouTube, tukayagera kuri TikTok, ndetse rimwe na rimwe no kuri Facebook. So ni amateraniro yo kubohoka, ni amateraniro ya deliverance. Imana irimo irakoreramo ibintu bikomeye. Tubonye Imana ibohora abantu, tubona Imana ibakuraho imigozi, tubonye Imana irimo gukora ibintu bihambaye. Abantu bari baraboshwe n'indwara, abantu bari baraboshwe n'ibibazo runaka, abantu bari baraboshwe n'imbaraga za karande. Muri aya materaniro yacu turimo turabona Imana ibohora abantu, Imana irimo irakora ibitangaza. Reka turebe ubusobanuro bwa gatandatu. Mbibutsa ko ushaka kubana natwe muri ayo materaniro, uratwandikira kuri iyo nimero iri muri ekara, cyangwa se ukajya muri description y'iyi video, harimo nimero yacu. Hanyuma uratwandikira tukaguhereza linki, ukaza nawe ukinjira mu mwuka wa deliverance, mu mwuka wo kubohoka. Imana irimo irakora ibintu by'imbaraga. Ubusobanuro bwa gatandatu ni ukurota ushaka kwisukura. Ibi bishobora kuba uwifuza guhinduka cyangwa se kwikosora. Nurota ukarota wanduye ariko ukarota ushaka kwisukura cyangwa se kwiyuhagira, biba bivuze yuko hari icyifuzo runaka ufite cyo gushaka gukosoka cyangwa se cyo gushaka guhinduka ku myitwarire n'imigenzereze yawe mibi. Ubusobanuro bwa karindwi, ushobora kurota ugerageza kwisukura. Ushobora kurota wanduye hanyuma ukarota ugerageza kwisukura ariko ukabona biri kwanga. Ibi biba bivuze ko hari ibibazo runaka bitarakemuka. Icya kabiri, biba bivuze yuko hari ibintu runaka urimo gushaka kwirengagiza. Kuvuga ngo ari intambwe runaka uri gushaka gutera, ariko hari ibintu runaka usize inyuma kandi udakwiye kwirengagiza. Kuvuga ngo yabisobanura ko hari ibibazo bitarakemuka. Ubusobanuro bwa munani, ushobora kurota wanduye kandi ukabona wanduye mu myenda myiza. So wari wambaye neza cyangwa se n'imyambaro y'umweru ariko ukabona iranduye. Ibi biba bivuze yuko hari ugutakaza icyizere mu buzima, icyizere cyawe ko cyangijwe. Ubusobanuro bwa cyenda, kurota wanduye mu isura. Ibi biba bivuze yuko muri wowe nta gaciro ufite, cyangwa se ko nawe wumva udafite agaciro. Ikindi biba bisobanura yuko ari umwuka w'icyangiro baguterereje. Niyo mpamvu tugira aya materaniro ya deliverance, kugira ngo imbaraga zose z'umwijima tuzikubitire kure. Abari bafite icyangiro kibaveho, bambara umwuka w'igikundiro mu izina rya Yesu, n'ibindi bitandukanye. Reka turebe ubusobanuro bwa 10 hanyuma kugira ngo twihute tugere ku musozo. Wigeze urota ukarota wanduye kandi uri mu kazi? Ibi bivuze ko bishobora gusobanura yuko hari stress y'akazi cyangwa se amakosa runaka ujya ukora mu kazi, cyangwa se wumva wakoze mu kazi, cyangwa se ugiye gukora mu kazi. Nurota wanduye ariko ukarota wanduye uri mu nzu, biba bivuze yuko hari ibibazo byo mu muryango kandi ko bimwe muri byo uri nyirabayazana. Ubusobanuro bwa 12, kurota wanduye ariko uri mu rugendo.
biba bivuze yuko urugendo rwawe rw'ubuzima hari inzitizi y'ubuzima, uvuga ngo hari inzitizi mu nzira yawe y'ubuzima. Rero ubusobanuro bwa 13 kugira ngo tugere ku musozo: ushobora kurota usa nabi ariko ukabona ntubyitayeho. Ibi biba bivuze yuko ari ukumenyera stress cyangwa se ko ari ukumenyera ibibazo. Ikindi biba bivuze yuko mu buzima bwawe hari ibintu utajya witaho kandi bishobora no kwangiza icyerekezo cyawe, cyangwa se bishobora kwangiza ubuzima bwawe. Umuntu ubaho ugasanga hari ibintu atitaho kandi ibyo bintu ari umugisha kuri we, cyangwa se ibyo bintu ari ibibazo runaka akwiye guhandoringa. So rero nurota ibyo bintu uzamenye yuko aricyo bishatse kuvuga. Reka turebe ubusobanuro bwa 14. Ushobora kurota usa nabi hanyuma ukabona birakurijije cyangwa se ukarira. Ibi biba bivuze yuko muri wowe ufite kwiheba cyane gukabije. Icyanyuma ko ufite amarangamutima y'akababaro. Ushobora kurota usa nabi rero ukanguka. Biba bivuze ko ubwo ari ubutumwa Imana ibiguhaye bwo kwikosora no guhinduka. 16. Ushobora kurota usa nabi ariko abandi bakagufasha. Biba bisobanura yuko hari abantu bagiye kwifatanya nawe mu bibazo byawe cyangwa se mu mubabaro wawe. Ariko ushobora kurota usa nabi ariko ukabona abandi bantu nabo wenda bariyanduje ku bwawe, nyine ukabona mwese niba wari uri mu cyondo abandi nabo bakaza bakakivugutanamo nawe. Biba bisobanura yuko ari abantu bagiye gusiporuta cyangwa se kugufasha mu bibazo byawe. Rero ubusobanuro bwa 17 kugira ngo tugere ku musozo: ushobora kurota usa nabi kandi uri mu rusengero. Ibi biba bivuze yuko ukwiye kwihana, kuvuga ngo nubwo ugaragara ko usenga ariko hari imirimo ya kamere wanze kurekura. Ubusobanuro bwa 18: kurota usa nabi ariko ukabona urisukuye, byari bikureho byose bikuvuyeho. Biba bisobanuye yuko hari ibibazo runaka ugiye gukira kandi ugiye kwiyubaka, cyangwa se ko uri mu buzima bwo kwezwa no guhinduka. Kurota usa nabi ariko ukabyanga, ukabona nyine wenda ntushaka koga, nyine ukanga koga. Biba bivuze yuko muri wowe ufite umutima winangiye wo kwanga guhinduka, cyangwa se ko ubaho mu buzima budakunda kwiyakira ukuri. Sorry. Microphone yari yazimye, sinzi niba mwanyumvaga. Mumbabarire, hari habonetse akabazo tekinike ariko ndumva gakemutse. Hari habonetse akabazo kari tekinike ariko niba ntibeshye karakemutse. Reka turebe kurota usa nabi. Twari turi ku kurota usa nabi ku busobanuro, sinzi niba ibindi nabyo twabyumvaga. Twari twavuze ku busobanuro bwa 17 kurota usa nabi mu rusengero. Ibi biba bivuze yuko nubwo uba mu buzima bwitwa kusenga
ariko ko hari imirimo ya kamere wanze guhindukaho ukeneye kwihana no gukizwa no guhinduka by'ukuri. Reba ubusobanuro bwa 18, kurota usa nabi ariko ukisukura ugakuraho iyo myanda yose, babisobanura ko urimo gukira ibi bibazo cyangwa se kuri kwiyubaka mu buryo bw'agakiza, kurimo kugerageza gukizwa no guhinduka. Ubusobanuro bwa 19, kurota usa nabi ariko banakubwira kwiyuhagira cyangwa se ukumva ntushaka kwiyuhagira, biba bivuze ko hari umutima wo kwinangira ugira, ko wanga guhinduka. Hanyuma ubusobanuro bwa 20, kurota usa nabi ugakanguka ufite ibitekerezo byinshi cyane. Wakanguka hanyuma ukumva uhise ugira ibitekerezo byinshi cyane. Ibi bivuze yuko ari ubutumwa Imana iguhaye bwo kwita ku buzima bwawe ndetse n'imitekerereze yawe. Hanyuma Imana ibaha umugisha, mwakoze kutwihanganira nubwo tekiniki yari itagenze neza. Ineza y'Imana ibabeho, ndabakunda, Imana ikabakunda kurushaho. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, kandi ushaka kubana natwe mu masengesho ntiwibagirwe aho wadukura no kutwandikira tukaguhereza linki na gahunda y'amateraniro yacu. Ndabakunda, shalom.